ese waba warigeze utekereza ko hari abantu bamwe bashobora kukwanga cyangwa ntibakwiyumvemo kandi mu by'ukuri nta mpamvu ihari igaragara? Uca bugufi, witwara neza, nta muntu uhohotera, ariko bakanga. Hakaba hari abantu bashobora kukwanga kandi mu by'ukuri wowe ubona nta kutagize, witwara neza mu buzima. Muri ubu buzima hari abantu banga abandi kandi wenda bidatewe n'uko abo bantu bakora ibintu bibi, bidatewe n'uko abo bantu babangama, ariko bakanga, ugasanga hari abantu batabakunda. Tugiye kureba ibintu bigera kuri 7 bishobora gutuma abantu bakwanga, bishobora gutuma abantu bamwe bakwanga kandi mu by'ukuri nta ruhare ubifitemo kandi nta n'amakosa wakoze. Impamvu ya mbere ishobora gutuma abantu bamwe bakwanga kandi nta ruhare wabigizemo ni ugukora neza kandi ugashobora kumanaginga ibyo abandi bananiwe. Hari igihe mu by'ukuri abantu baba barananiwe ikintu runaka, babona kidashoboka, babona ari ibintu bikomeye, ariko we waza kubera ufite imbaraga zigendanye n'imitekerereze, ufite uburyo ibintu byawe biba biri ku murongo, ufite uburyo utekereza neza, ufite uburyo wita ku bintu neza, discipline, tekinike z'imikorere, kureba kure uburyo ejo hazaba hameze, uburyo ibintu bizagenda ejo, mbese uzi guteganya ahazaza. Ibyo byose bigufasha gukora neza kandi ukagera ku ntego mu gihe abandi biba byarabananiye kubera ibyo ngibyo badafite. Ugasanga rero ntago abantu bakubona neza, ugasanga hari abantu batabigushimira ahubwo bakakwanga kubera ko ntago ari buri wese wifuza iterambere ryawe. Hari igihe rero baba barakubonaga bakagusuzugura, ariko mu by'ukuri babona ukoze nk'icyo kintu kiba cyarabananiye, ugasanga bakubonyemo imbaraga, bakubonye nk'umunyempano, watangira kuzamuka rero bikaba ibibazo bikomeye cyane. Mu by'ukuri nta muntu wigeze ubangamira, nta muntu washotoye, ariko ikintu ukoze kiri gutanga ibimenyetso y'uko ibintu byose bishoboka, y'uko gutera imbere bishoboka, bigatuma rero abantu bamwe na bamwe batakwiyumvamo. Ikintu cya kabiri gishobora gutuma abantu bamwe batakwiyumvamo ni uko wanze kuba uwo bashaka ko uba we. Role baguhaye ugomba gukina mu buzima bwabo warayanze. Uku ni ukuri kugoye kukumva. Mu by'ukuri abantu bazagukunda cyane, bazarushaho kugukunda mu gihe uzaba ukora ibyo bakwifuzamo yuko ukora, ndetse bazagukunda cyane mu gihe bizaba byoroshye kukugiraho ububasha. Igihe bagushakiye bakakubona, igihe bashakiye ko hari icyo bafasha mu nyungu zabo ukabikora, mbese uri wa muntu woroshye kugira ngo bakwemfuriwanse, uri wa muntu woroshye kugira ngo mu gihe bagukeneye uba uhari, icyo bashaka ugikora nta kuburana. Mu gihe rero ibyo utabikoze uzasanga abantu batakwiyumvamo. Mu gihe uzaba uri umuntu ufite ubwenge, uzaba uri wa muntu wikunda, uzi kwita ku nshingano ze, ukaba uri wa muntu uhuze, ufite ibyo ukora, icyo gihe ntabwo uzaba uri muri wa mwanya bakwifuzamo yuko ugomba kuba urimo. Icyo gihe rero ibibazo nibwo bizavuka, usange hari abantu batakwiyumvamo. Hari ukuntu mbere wabanaga n'abantu ugasanga urimo uraborohereza, ugasanga barakubona igihe bashakiye, urabafasha muri byinshi. Burya rero iyo uhindutse ukabona umurongo w'ubuzima, nawe ukisobanukirwa, ukava mu byo kugendera mu kigare, usanga kenshi rero abantu baba batanga uwo uri we, ahubwo banga gutakaza uwo wahoze uri we, ndetse bagakumbura uwo wahoze uri we byashize. Icyo gihe rero barakwanga batitaye ko ibyo urimo bigufitiye umumaro, batitaye ko uri mu iterambere rigufitiye akamaro. Ikintu cya gatatu gishobora gutuma abantu bakwanga ni uko uri umunyakuri, ndetse uko kuri kukaba rimwe na rimwe kubangamira imikorere yabo. Abantu benshi babayeho bambaye masike, ugasanga mu by'ukuri ibyo bakora nta kuri kurimo, ukwiyoberanya, ni ibinyoma gusa. Abandi ugasanga niba ageze mu cyumba kimwe, ubwo agahita asa n'abari aho muri icyo cyumba, yagera mu kindi agasa n'abari muri icyo kindi, mbese ugasanga hari abantu gutubura babigize umuco. Wowe rero mu gihe uri umunyakuri,
mu gihe ukunda ibintu biciye mu mucyo, mu gihe udatinya no kuba wavuga inshuti yawe mu gihe yakosheje cyangwa se ukayibwiza ukuri iri mu nzira zitari nziza, menya ngo ibyo bintu bizatuma hari abantu bakwanga. Niba uri wa muntu rero uhora uri umunyakuri, waba uri wenyine cyangwa se nta muntu ukureba, ndetse ugakomeza ukaba n'umunyakuri abantu bakureba aho ariho hose, ukaba uri wa muntu udahinduka, menya ngo abantu ntago bazakwiyumvamo. Kandi burya kuba umunyakuri ni indangagaciro nziza cyane. Burya abantu banga ukuri ni ba bandi baba bazi yuko ukuri gushobora kubatamaza. Ikintu cya kane gishobora gutuma abantu bamwe bakwanga kandi mwibanga, ni uko imirongo ngenderwaho washyizeho igenga ubuzima bwawe ibazitira kuba bakugeraho. Burya mu gihe uzababwira ijambo ngo oya ku kintu runaka, abantu bazatangira gukumbura uwo wahoze uri we. Wa muntu wabaga utanga ibisobanuro bwinshi, yisobanura cyane impamvu utari bukora ikintu, wa muntu wakundaga gusaba imbabazi yihohora cyane avuga ati rwose mumbabarire, wa muntu wari umunyabuntu, wa muntu witangaga cyane akirya akimara kugira ngo ashimishe abo bari kumwe cyangwa inshuti ze. Ubu ngubu ibintu ntago ariko bikimeze. Ubu ngubu urinda igihe cyawe, wubaha igihe cyawe, ntago uba ushaka gutakaza imbaraga mu bintu ibyo ari byo byose bidafite akamaro. Ukeneye umutuzo, ukeneye amahoro. Ubwo bwirinzi rero washyizeho ndetse n'iyo mirongo ntarengwa washyizeho bifatwa nko kwanga, guhakanira abo bantu bungukiraga mu mbaraga nkeya zawe wari ufite. Burya kwiyubaha ntabwo ari ubugugu, nta nubwo ari ukwiyemera, ahubwo burya kwiyubaha ni indangagaciro, ni ukugira icyerekezo ndetse no kubona ibintu byose mu buryo bwa nyabwo. Nubona umuntu akwanze kubera imirongo washyizeho y'ubuzima bwawe ngenderwaho, menya ko ari uko yabuze ububasha bwo kukugeraho, ni uko yakubuzeho ububasha ku buzima bwawe. Indi mpamvu tugiye kureba ni ukuntu uburyo ukontorora amarangamutima yawe bibacanganyukisha. Ni ukuntu babona wowe ujya ushobora gukontorora amarangamutima yawe mu gihe bo biba byabagoye, babuze control, bakabona uko witwara mu bintu bigiye bitandukanye, kabona urimo urabisohokamo neza wemye, ariko bo hagize nk'ikintu cyababayeho ugasanga bo hagira nk'akantu kababaho byagoranye, bataye umutwe. Muri make ubarusha ubutwari mu gihe bo kwihangana byanze. Iyo babonye rero uri umuntu umeze gutyo, utuje, wakira buri situwasiyo nta gupanika, usanga bibaza impamvu utameze nkabo, impamvu wowe ukomeye. Ugasanga hari abantu rero mutabyumvishe kimwe, ugasanga hari abantu bakwangiye icyo kintu. Amahoro ufite rero ntago ari ukwiyemera, ahubwo ni imbaraga ndetse ni n'ikintu badashobora kuba babona, ni ikintu cyabananiye kubona. Indi mpamvu ishobora gutuma abantu bamwe bakwanga ni uko kugira ngo ibikorwa byawe bigende neza, kugira ngo ibintu ukora bimere neza, kuba bagufasha ni sawa, ariko nanone kuba batagufasha werekana ko nta kintu byaguhungabanyaho. Ubaho ku ndangagaciro zawe, utitaye ku byabo, utitaye ku byo bemera cyangwa batemera, ufata imyanzuro bigendeye ku kikubereye cyiza, ku kikubereye kizima, apana bo. Uku kwigira, uku kuba uri independent bituma babura amahoro, bigatuma babura umutekano. Kuko wenda mbere siko byahoze. Mbere ubundi wasanga wari ubayeho bagukontorora, nta mahame yawe ugenderaho. Ntago mu by'ukuri bakwanga kubera uri wowe, ahubwo banga icyizere usigaye wifitiye ndetse no kwigira. Ndetse ibyo bibibutsa ko kuba wabaho cyangwa hari ibyo wageraho udakeneye ko bo babyemeza. Rero burya kuba abantu bakwanga, kuba abantu batakwiyumvamo, nta ruhare wabigizemo, ntago ari umutwaro ugomba gutwara, ntago ari umuzigo wawe. Kuko burya icyo twiga ni ukwita ku cyo dushobora guhindura, tukanareka icyo tudashobora guhindura tukakireka kikagenda. Ikindi kandi hari ukuntu hari nk'ikintu cyakubayeho mu buzima, wenda wabuze akazi,
wabuze ikindi kintu cy'ingenzi mu buzima bwawe, cyangwa se n'uwo mwakundanaga ibintu bitagenze neza, abantu bakaba biteze ko ibyo bintu bizagushegesha, ariko bakaza kubona warabiciyemo kandi wemye, icyo gihe ntago bibashimisha. Niba iyi message ari ikintu igufashije, kanda subscribe, dukomeze tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi hano kuri Ibanga Entertainment. Shimira namwe mugenda munyereka yuko turi kumwe kuri iyi channel yanyu, mwandika muri comment ndetse munakora share kugira ngo ubutumwa bugere ku bandi, mbabwira nti muri abantu b'ingenzi cyane. Reka duhure mu biganiro bikurikiye.